Ese nkubaze, wowe ujya ubeshya? Njyewe rero kuva navuka sindabeshya. Ese ndabeshye? Ese ndabeshye kuvuga ko inkumi mubona zifotoreje ku mazi ntizibere kuba bari kumwe inshuro nyinshi ziba ziri kumwe n'abagabo baruta base zagiyeyo kubera gushaka kwifotoza? Ese ndabeshye kuvuga ko mwagendeye mu Kigali yagari umuhanga kurusha abahanzi benshi mukunda? Ese ndabeshye kuvuga ko ntakunze bari abahungu bahisemo kwambara amajipo ngo bakunde babone umufana? Ese ndabeshye kuvuga ko ku myaka 14 mwese muba mwumva muzaba abapilote, kuri 24 mukisanga buri wese avuga ati guys welcome to my YouTube channel? Ese ndabeshye kuvuga ko kwirira duke ukaryama kare ari byo byiza? Ese ndabeshye kuvuga ko rwose impano itagikora mu Rwanda? Ese ndabeshye kuvuga ko indirimbo Mombebe ya Joyeuse yarebwe kuruta indirimbo zose ziri ku muzingo Rumuri wari insano ziteranyije muzi n'ijwi rye? Ese ndabeshye kuvuga ko Philip itaririmba amapampira akagira miliyoni? Ese ndabeshye kuvuga ko yaguye ahaye inganza abanyarwenya bo muri Gen Z? Ese ndabeshye kuvuga ko mu Rwanda kwamamara bisigaye bisaba kwishyura cyangwa kwigira ikigoryi? Ese ndabeshye kuvuga ko iyo ufite mu rugo umuntu urwaye mu mutwe bigutera agahinda ariko waba uganira n'uwahandi ugashira irungu? Ese ndabeshye kuvuga ko kubera gushaka ubwamamare hari abasore basigaye bakora ibiteye iseseme abandi bagabo nkabo bakanyuza akarongo hagati muri o? Ese ndabeshye kuvuga ko kugira ngo impano y'umukobwa izamuka ari ukanyuzwa mu kirago akavuga o? Ese ndabeshye kuvuga ko iyo hashize icyumweru ku mbuga nta gakuru gacaracara k'abantu nk'aba Inyogoye, Dore Imbogo, Busyete ubwo mwumva byabishye? Ese ndabeshye kuvuga ko abaraperi bo mu Rwanda bahimbye za tubeshye ko twanganye dutukane mu ndirimbo kugira ngo tubahe umwanya? Ese ndabeshye kuvuga ko ibintu Uncle Austin aririmba aramutse azamutse muri iki kiragano nzaba ndora yaba ari umwana w'umunyarwanda? Ese ndabeshye kuvuga ko dukeneye abahanzi bazima kuko batuzanira icyumweru kimwe bazima? Ese ndabeshye kuvuga ko Dumba yatemaga ibiti ariko agatumira abahanzi binaha kuri Instagram? Kandi wasanga mutaramenya ko umuziki n'ubundi buhanzi bwacu bwose ntaho buzagera kugeza ubwo hazareka gukora ishyuranguhe. Wasanga mutaramenya impamvu buri kana kose kagimbutse gasigaye kikoreshwa ibintu by'ubugoryi ku rubuga rwa TikTok. Wasanga mutaramenya impamvu kera ababyeyi babonaga umwana ari mu buhanzi cyane cyane gukina imico bakavuga ngo yigize ikirara ariko ubu bakaba batakibikora. Bihe bya kera ndagukumbuye igihe mu Rwanda impano yari igifite agaciro n'ababeshyi. Byaratubabaje nzanye mu mirongo y'uyu munsi iraryabayumva. Reka mbaha agakuru gato. Mfite imyaka 14 nigeze gukora amateka muri njyana itari imenyerewe, nuzuza inzu mberabyombi nini cyane mu kigo nigagamo kiri mu karere kari latitude ya 2 munsi ya koma na longitude ya 30 uvuye kuri GMT. Igitangaje kuri uwo mugoroba narariye umutsima w'ibigori. Ese ndabeshye kuvuga ko benshi dukora ibikorwa by'ubuhanga batuzi bakanatwereka ko babikunze gusa nyuma yo gutandukana bakajya kurya ifite ukaryitaka? Ese ndabeshye kuvuga ko amahitamo mazima tugomba gukora ari ayo kudaha agaciro amagambo meza cyangwa amabi tubwirwa kuko hari ubwo badukomera amashyi twagera mu rugo tugakuka amase cyangwa se mu mutima badufata nk'amase? Bazatangazwa ejo no kwifuza kuza kubasura twagezeyo tubaburira umwanya kuko natwe bari barabuze wo kumva ibyacu. Tubabwire tuti mubanze mupfune bishire mu zuru, batugirire ishyari kuko tuzaba twarenze urwego rwabo. Gusa nibikubaho uzakoresha ibanga. Ntuzahangane n'abantu bari hasi yawe kuko bazagukurura bagushyire ku rwego rwabo bagukubitireyo kuko baharambye. Ubu se ninde wagira icyo avuga ku kuntu tujya gukora igihangano bitugoye no kwizirika kudashira? Gira icyo uvuga ku masaha turara twandika mu ijoro wowe uri ku mbuga ureba inzenye. Gira icyo uvuga ku buryo dusohora igihangano gishya twagitayeho byose byacu tuvuga tuti none iki kirakora amateka tukabona cyaruswe n'igiherutse. Gira icyo uvuga ku buryo n'abakadufashije kwamamaza badashaka kutwumva mu ijana dukomangiye tugakingurirwa na 5 ngo kereka dufite za 5. Dore impamvu tuzahora tureba filime za Hollywood na Bollywood z'abino bakina tukazahora tuzibona nk'amakinamico. Dore impamvu tuzahora tubyina pop na afro byazanywe n'abandi nk'amasinya. Si uko tudafite izacu bwite twagezeho nabo bakazibyina, si nuko u Rwanda rudafite abahanga ahubwo nshuti byajemo ibimina. Uruganda rwuzuye abahashyi kuruta abahanzi mugani wa Kim. Ikaramu yanjye ipima tone ariko ndakwegera ntiyingereze ku rukanyirukana ngo ndi saa kintu. Sinema nyarwanda izahora ku butaka kugeza muretse ibyo bintu. Ese ndabeshye gushimangira iryavuzwe ko bazashiduka turi kumva amahene mu gihe byakomeza gutya? Genzanya amahindura mvuga umuco w'u Rwanda. Genda vuga ikinyarwanda ngashyirwa inyuma nkaho mfite umwanda. Kandi ikinyarwanda cyashyizwe ku rutonde rw'indimi zishobora kuzima haramutse nta gikozwe. Kuri iyi nshuro nariye umwanda. Wongera ukita umwanda se? Wongera ukivuge nabi nkumva nkujyana i Nyamirembe ya Gishubi ku musezero wa Gihanga.
Imana yonyine niyo izi uburyo buri kintu cyose mubona hano kiba cyantwaye imbaraga cyarangiza kigateshwa agaciro. Buri joro ndaza kumusega umuswaro wo kwihanagura amarira ndaransuka ku bw'ibi. Dukora mu mutwe kubw'ibibazo tunyuramo, ntidukora mu mutwe kubw'ingano y'igihe tumaze ku isi. Turambiwe guhora tubona mutwereka impano zitugaburira ibiryo byagaze ariko zigize nk'utumana ndakuka, ngo nuko igihuha cy'uko kwamamara ari ukwishyura cyangwa kwigira ikigoryi kidashobora guhinduka. Usibye ko mwe mwiyita ngo muyoboye izi nganda ntako mutagize mwazangije, mugende mwaragakoze. Ese ndabeshye kuvuga ko iki gihangano cyacu nta bantu 100 bari bukirebe? Gusa ntibizagutungura ejo nutwumva twageze i Quebec. Ejo tuzagira abadukurikira miliyari tutiriwe twamamaza, kuko ibintu byiza buri gihe biratsinda twirasanyeho igihe iteme ryakatwambukije ryigize nk'aho ryavuyeho ibiti. Icyo gihe tuzajya turyama amasaha ahagije abaganga badutegeka. We wari waranze kutureba ukanuye saa 7 z'ijoro usura ibyo twagiye dukora kera. Noneho n'abapaparazi batwihamagarira telefone tuzikupa interview zabo bajya kuzikoresha za kupa. Ubu ntiduhabwa ubufasha kandi barabizi dukeneye ubufasha. Nta munsi wakwira tutabasabye ubufasha. Kuri buri muhanda haranuka impano zifite byinshi byo kuvuga inganzo nyayo, ariko ejo mu gitondo uzababona bitumiriye bakama nayo. Ijwi ry'abahisemo guha ubuzima guhanga ariko ubu bitarakunda. Ntuzirirwe umbwira ngo keep it up nasuye igihangano ubwo butumwa bwangu runuka. Ninyura mu rusisiro rw'iwanyu cyangwa ku gakundi kawe ntuzereka abandi ngo dore wa musore ukora ubusizi, ngo ngende munyitegereza mpaka ndenze mutari bunagura uyu muzingo. Kandi twahura ngamani nkunda ibihangano ukora, gariya magambo yakurahe? Yakurahe nyine? Niba bikunyura bimpamvu ituma nanjye ubikora nyurwa. Ndijwi ry'abakora imirimo ivunanye bose ariko bitarakunda. Ndijwi ry'abashaka kuzahindura isi bose ariko bitarakunda. Ndijwi rya rubanda. Ndijwi rya wowe ubabaye wari ugiye kubivamo kuko wabonaga nta cyerekezo, ariko niba wizera ko ari umuhamagaro ushikama arabura gato cyane. Ubwa mbere narababajije nti ibaze ugize ubushobozi bwo kugira ijambo usiba mu magambo abantu bazi kandi bakoresha. Njye nasiba ryarinda abantu baryohewe no gukoresha rya ntibishoboka. Twebwe ntituzigere duceceka. Gusa kudaceceka mvuga si uguhora usakuza. Udaceceka mvuga ni uguhora uri mu kazi wiyubaka, kuko nanone ugira inzozi ntacyo ukora ngo uzigereho bimeze nko gushaka gukora beto mu makoma. Njye ndabizi ko hano hanze hari abantu bake bakora uko bashoboye ngo ibintu byanjye bigere kuri benshi batananzi. Byibura bo numva ko mbarimo ideni ryo gukora cyane, ngo natenguha amahitamo bakoze yo kunkunda. Icyo nababwira uyu munsi rero, nimutamfatirana ubu, dore benshi baranabitangiye kuko biracyoroshye. Mu minsi mike uzampamagara ngo nkukorere igisigo cyangwa nkwandikire inkuru uca miliyoni nk'igiciro cy'umurimo. Uko nanjye nzaba narabigezeho ntarasha umugoba ahubwo bivuye mu gukora. Wasanga mukizi ko ubusizi butunga umuntu ari uko ashaje gusa, kandi ko kuba mburimo ari ukubikora nko kubikunda gusa cyangwa kuruhuka. Mutazi ko ahubwo niyo byagenda gute ifarashi yirabura igiye guhindura uyu mukino. Wasanga mutaramenya ko ntako tutari kugira ngo tubigeze kuri rubanda rwose, nubwo benshi batarabyumva kuko bishyizemo ko ibintu byasakajwe na bene urubuga niyo byaba ari ubudebe ari byo byo guha umwanya. Bihe bya vuba ndagutegereje gira ubanguke mu Rwanda, Imana igiye kongera gukora. Ntababeshye ibintu abasizi tubazaniye natwe byaduteye ubwoba. Ibyo byose niyo mpamvu nuzabona turi kumwe ukabona ndacecetse, hashira akanya ukabona mvuye mu bitekerezo bya kure nkubajije ubusa nisekesha. Uzamenya ko ndi kukujijisha, narindi kugutera imibare ndeba uko mu mutwe uhagaze ngo ndebe niba tujyana cyangwa tutajyana, ko mukanzwe n'ibyo mvuze hejuru se kandi aribwo nyitangira. Ubu ntiduhabwa ubufasha kandi barabizi dukeneye ubufasha. Nta munsi wakwira tutabasabye ubufasha. Kuri buri muhanda haranuka impano zifite byinshi byo kuvuga inganzo nyayo, ariko ejo mu gitondo tuzababona bitumiriye bakama nayo. Ejo bundi twigishije aribo bakeneye kujya badusura ntituzabaho umuvinyo, bazajya kureba ba mama babo babatekera ikivuge. Igihe tuzaba ari twe ba mbere dukeneye mu mbonwa, bazaza bivugisha ngo cyakora tonto mukora turadukoma. Kuri iyo nshuro hari tutazasera icyo mu binyampeke. Ingendo iriho niyo kutazongera kugucaho ibiti n'amabuye. Ubuzima si maneke, uyu munsi ndarya umukeke ariko ejo nzahaga imineke. Ndi uruganda rucurirwamo inganzo, vuba bidatinze ndaza kuganza. Muri iki gisigo nanditse imyaka 2. Mu mwaka wa mbere sinari nzi ko nzagera aha, kuko hari ushobora kucyumva akagira ngo narengereye. Nakoresheje ijambo kugaga, ariko ingwe ntiyari izi gufata ku gakano. Nagiye nsemburwa n'ibyo nakomezaga kubona, ndetse ibiri inyuma yacyo bikirushubukana kugeza ubwo iki kinyoma bimetse kizava ku ntebe. Kubikora si uko bidutunze, kubikora ni uko tubikunze. Gusa igihe kimwe bizadutunga.
ese ndabeshye kuvuga ko tweretse urutoki rukurikira mu kubita rukoko ku kiganza utubwira ko turi guta igihe? Gutekereza kuduca intege bingana n'uko washaka kwandika abasakuje mu isoko. Igisore gisa naje kimenye mu nyuma.